Reka mfate aka kanya nongere nkushimire wowe udahwema kuba mu ruhande rwacu kugira ngo twungurane ubumenyi. Uyu munsi reka tugire icyo tuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Akenshi mu makominote n'isosiyete tubamo usanga akenshi bavuze ubuzima bw'imyororokere, wenda hari abantu bagira imyumvire itandukanye, bamwe bakumva bari kwigisha abantu ubusambanyi, abandi bakumva bidakenewe, ahandi bakumva byakenerwa ku myaka runaka. Ariko se nkawe urumva ubuzima bw'imyororokere ni ngombwa? Ni ngombwa ryari? Ni ngombwa hehe? Ni ngombwa ku ruhe rugero? Ibyo bita sex education rero ni ubumenyi ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Urubuga rwitwa planedparenthood.org ruvuga ko sex education idufasha kugira ubumenyi ndetse n'amahitamo ku byerekeranye n'igitsina. Ubu bumenyi rero ni ubumenyi dushobora gukura ku ishuri, mu muryango cyangwa kuri murandasi. Aho hantu rero tuhakura amakuru atandukanye, amwe ariyo andi atariyo. Bikaba rero bisaba cyane cyane ko umuntu yashungura akamenya ibyo yakira n'ibyo atakira. Ariya makuru rero dufata yose agira uruhare muri management y'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu amakuru umuntu yafashe akenshi ubona ubuzima yitwaramo buba bujyanye n'ayo makuru, akenshi yaba meza cyangwa mabi, bituma nawe ashobora kuba mwiza cyangwa mubi. Ariko ubuzima bw'imyororokere, aya masomo y'ubuzima bw'imyororokere ni meza cyane kuko atuma tumenya amakuru ajyanye natwe ubwacu, kandi turikeneye kwimenya ubwacu. Aha ngaha niho tumenya ukuntu umuntu yibaruka, tumenya impinduka ziba kuva mu bwana kujya mu bugimbi cyangwa ubwangavu, tumenya ibijyanye no gushaka n'ibintu byinshi cyane, harimo no kwifata, amakuru ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ibindi bitandukanye. Rero raporo ya UNESCO igaragaza ko hafi 34% gusa by'abantu aribo bafite amakuru ajyanye n'ukuntu sida yandura n'uko umuntu yayirinda. Naho 2/3 by'abakobwa bo mu bihugu bimwe na bimwe nta na kimwe bazi ku bibabaho mu gihe bagiye mu mihango bwa mbere. Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane rero, akaba ari nayo mpamvu ababyeyi baba bakwiye gufata ingamba zitandukanye kugira ngo abana babo bagire amakuru ku buzima bwabo bwa buri munsi, hato butazababera ingaruka kandi bafite abantu bakuru bazi kubaha amakuru ajyanye n'ukuri nyine. Ariko twibaze, hehe? Ubu ngubu isi yabaye umudugudu, ariko umudugudu ntukuraho ko dukomoka ku babyeyi, umudugudu ntukuraho ko dufite aho twaturutse. Ni byiza ko dufata umwanya nk'ababyeyi cyangwa se abantu bakuru cyangwa se abarimu, tukicarana n'abana tukababwira amakuru y'ukuri kugira ngo batazagwa mu ruzi barwita ikiziba, batazishora mu ngeso mbi bazitsa kuryoshya cyangwa gutwika, ahubwo bakagenda bazi uko bahagaze n'icyo bagomba gukora muri icyo gihe. Niyo mpamvu rero ababyeyi ari ngombwa ko dufata iya mbere, hanyuma tugafata umwanya uhagije tukajya ahantu hatuje, abana tukabaganiriza, tukabaha amakuru mu gihe ari ngombwa. Ndetse uko umwana agenda akura niko umuntu agenda amuhereza ibyo agomba kongeraho. Buriya ni na byiza ko uri umubyeyi ukagenda ureba imyaka itandukanye y'umwana, ukamenya ngo muri iki gihe agiye guhabwa ibi, nagera muri garidiyene mubwira ibi ngibi. Nk'uko mu mibare mu mashuri abanza batubwira yuko ahenshi bavuga yuko 5 ukuyemo 10 bidashoboka, ariko iyo buriya wigiye hejuru usanga bishoboka. Rero tugomba kumenya urugero rw'umwana, tukamenya amount y'ubumenyi tumuhereza, kubera ko ushobora kumuha byinshi ugasanga byamurenze. Ugomba kumenya ibyo umuhereza, ukamenya uko bimuhereza, ukamenya uko wateye kugira ngo ubone uko bimubwira, ndetse ukamenya yuko nta bwiru burimo, kubera yuko kubwira umuntu uwo ari we ntabwo ari ubwiru. Icyiza ni ukumenya uburyo wabimubwiriye. Iyi raporo ya UNESCO ikomeza igaragaza ko abana bato bakeneye cyane cyane amasomo ya comprehensive sexuality education, kuko abenshi bagaragaza ko nta makuru bayafiteho. Ni nayo mpamvu ubwira umwana yenda bwa mbere akakubaza ngo ibyo ni ibiki,
akumva ni ikibazo, umwana yajya mu muhango bwa mbere akagira ngo yapfuye cyangwa se yakomeretse, biba bitewe akenshi n'ababyeyi wenda baba bataramuhaye iruhande kubera ko dufite ubuzima butandukanye, tubamo mu buzima butandukanye, urumva rero yuko ubuzima bw'imyororokere buradufasha, utaragize amahirwe yo kwiga mu ishuri ngo abumenyeremo, ababyeyi barahari kugira ngo bamufashe cyangwa se umurera, ni ngombwa rero kubimenya kugira ngo abantu twisobanukirwe. Hanyuma kandi dukomeze kujya mbere no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari abantu benshi bibwira yuko kubwira umwana ubuzima bw'imyororokere bituma aba umusambanyi, ntabwo ari byo kuko abana bose bigishwa ububi bw'ubujura ntabwo babugerageza kugira ngo barebe uko ubujura bumera. So rero ni ngombwa gusharinga ibitekerezo hanyuma tukazamura umuryango wacu, nk'uko hari abanyamakuru bamwe baba barafashe izo ngamba zo kugira ngo basobanurire isi yose ubuzima bw'imyororokere ndetse n'abanyarwanda by'umwihariko aba ari abo gushimirwa kubera ko batuma abana bacu bakura bazi abo bari bo kandi bazi uko bakwiye kwitwara muri izo situwasiyo. Ufite rero igitekerezo nawe wagishyira muri komenti tugasangira, ukatubwira ko niba koko ubuzima bw'imyororokere dukwiye kuba tubuvugaho cyangwa se atari ngombwa. Ese twabuvugaho gute? Ese hari amagambo dukwiye gutsinda? Ibitekerezo byawe rero ni ingenzi, ndagushimiye.